TV twongeye kuguha ikaze cyane kandi byanashoboka yuko uri kudukurikira kuri Life Radio and TV ubwo ni YouTube channel yacu namwe tubahaye ikaze turizera neza ko mukimeze neza rwose twakomeje kugenda tubararikira ikiganiro cyiza muri kano kanya tugiye no kwinjiramo ariko kandi kiragaruka ku gukira bikomeye ko bishoboka dufatanyije hanyuma rero studio za Life TV turi kumwe n'umutumirwa wacu twababwiye ko tuza kubana nawe ni Pastor Ruzibiza Viateur akaba ari umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda tugaha ikaze Pastor. Murakoze cyane. Nshimiye kumikaze mari wa mugisha. Yego. Twishimiye kwakira muri studio za Life TV na Life Radio tugiye kuba tuganira nk'uko ino nsanganyamatsiko yacu ivuga turizaniza ko abadukurikiye muri kano kanya biteguye nabo kuza kumva byinshi bitandukanye kandi twababwiye yuko muza no kuba mugira uruhare muri kino kiganiro ushobora kutwandikira ubutumwa bugufiya haba ari ku mbuga nkoranyambaga zacu social media dukoresha ariko kandi ushobora no kutwandikira kuri message kuri 0792 95 0291 aho naho ushaka kutwandikira ubutumwa bugufiya turaza gufata umwanya tubusome hanyuma niba icyo ushaka kumenya uraza gusobanukirwa byimbitse. Pastor munyemerere tuguhe umwanya dufite ibibazo byinshi twumva tuza kubaza ariko bigendanye n'iyi nsanganyamatsiko yo gukira bikomeye ariko kandi ko bishoboka dufatanyije. Yego. Murakoze cyane icyo meraho cya mbere ni ugushima Imana no kubashimira namwe ndetse no gushimira ubuyobozi bw'itorero ryacu rya ADPR dushimira ndetse n'izicano zitangaza ubutumwa itangaza makuru yaba Life TV yaba Life Radio dushimira kandi n'abaduteze amatwi kandi batureba nabo bahisemo gushyira kuri uyu murongo kugira ngo tuganire. Ndatangira mbibwira nitwa Viateur Ruzibiza nkuko mumaze kubivuga benshi turaziranye turamenyeranye nkora umurimo wa Bibiliya nkorera umuryango wa Bible Society of Rwanda ni umuryango uhuza amatorero na kiliziya tugakora umurimo wose werekeye kubungabunga no gufasha abakristo n'umuryango w'Imana kubona Bibiliya ijambo ry'Imana Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu. Uwo ni umurimo dukora kandi tubyishimira cyane ko muri iryo jambo ry'Imana niho harimo ibisubizo. Ibyo wimbwiye ko muri buze kumbaza nanjye ntago nje nzanya agaseke k'ibisubizo ahubwo dushobora twese kubazanya tugafashanya n'abandi batureba twese tukagira uruhare kugira ngo turebe niba koko icyo kibazo twibajije cyabona igisubizo. Twise ngo gukira ibikomere birashoboka ni kimwe ariko kongeraho ngo dufatanije gukira. Ijambo gukira ubwo nuvuga ngo hajemo riza ari irya kabiri hari rya ribanje. Ntabwo ushobora kuzana gukira hatari ikindi cyabanje. Abanza ikire abaza kurwara rero urumva hajemo gukira komorwa komera se ari kiba cyabanje ntabwo twavuga ko bishoboka kandi ntabwo twibeshya dufite ibihamya n'ibimenyetso simusiga ko bishoboka ariko bishoboka ku bufatanye hari igiciro bisaba aricyo bisaba kugira ngo bibe bishoboka. Rero turi ku munsi wa nyuma w'ukwezi kwa gatatu itariki 31 niba ntibeshye hanyuma turimo kugera dukingura igihe gikomeye tuzamara iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 94 ubwo ngira ngo turaba twibuka ku nshuro 31 na kabiri ku nshuro 32 bivuze ikirere ibyo ni ikintu kinini abantu bakwiye gutekereza ariko icya kabiri turimo no kwizihiza Pasika none ukwibaza ibyo bihe bibiri abakristo baraza kubyinjiramo bate byombi cyarimo icyo kora kimwe shobora kuba umuti ku kindi cyangwa okazi imwe shobora kuba okazi yo kuyindi kuba igisubizo kuri bimwe. Ndagira ngo tuganire wenda kanya gatoya kuko twese icyo duhishingiraho ni ijambo ry'Imana. Ubusanzwe iyo tuvuze gukomereka mbanze vuge ko ari ibintu bisanzwe umuntu wese uriho wiyumva abashobora gukomereka mu mateka akomerekejwe n'ibyagiye bitandukanye biba ku bantu ariko akaba umwihariko bikomere byasizwe na jenoside yakorewe abatutsi kubera ko byo ari ikintu kidasanzwe kitamenyerewe kitari mu mateka y'abantu ariko cyabaye. Byose rero turaza kubigendamo ariko twemeza kandi tudashidikanya ko gukira kwabyo bishoboka. Twagendeye ku ijambo ry'Imana mbanze mbwira bateze amatwi kandi batureba ko ikibanza ari ukwiyubakamo ibyo byiringiro no guteganya ko ibyo bintu byashoboka. Iyo ukinguye urwo rubuga ubwo Imana itangira gukorera muri iyo space uyihaye. Ndashaka ko dusoma ijambo rimwe riri mu itangiriro ibice 49 umurongo 22
nafashe urugero rumwe rw'umuntu umwe uzwi muri Bibiliya witwa Yozefu. Yozefu ni mwene Yakobo, kandi nafashe ku musozo w'ubuzima bwe kugira ngo nzi kubona uko mpera inyuma gatoya nerekana ko gukomereka gukurikirwa no gukira. Haravuga ngo Yozefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko, amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka. Amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ya ntwari ya Yakobo, niyo yakomotsweho n'umushumba igitare cy'Abisirayeli. Aya ni amagambo yavuzwe na Yakobo, ayabwira Yozefu, akaba amagambo y'ubuhanuzi, ariko ameze nk'aho ari rezime y'igitabo cy'amateka ya Yozefu. Hanyuma amaze kubona igitabo cy'amateka ye, ameze nk'uwafashe nk'ubuhanga bwo mu Mana, ayakamuramo ibyo nakwita imyanda yose, ahubwo noneho atangaza umusozo w'uko byagenze. Aravuga ngo abanzi be bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka. Aho rero harimo iki? Reka mvuge nk'ibintu bitatu cyangwa bine by'ingenzi byamubayeho byagombaga gutuma abanguka. Kubanguka nituvuga amagambo yo muri Bibiliya yera kenshi aba ari amagambo akomeye abato badakunda kumva, ariko ubundi umuheto cyari ikimenyetso cyo kurinda urugo ariko no kurugaburira. Mu mateka y'Abanyarwanda hariho n'ikintu bita kuvuna umuheto, sinzi ko mwaba mubyibuka. Kuvuna umuheto umuntu abikubwiye abikwifurije abakwifurije nabi, kuko bivuze ngo ni ukucika intege burundu, ni ukurangira, ni ugusoza ubuzima, ni ukubura icyakagufashije. Noneho kuba umuheto rero ubanze utarabangutse, ubanga urakomeye rero, kuko cyari ikimenyetso cy'uko umuntu urugo rurinzwe ariko kandi rufite n'ibyo kurya, kuko niyo mirimo bakoraga. Hanyuma hari ibyagombaga rero kubangura umuheto we, ariko Imana iragukomeza, umuheto we ntiwabanguka. Ubu icyo twifuriza ubona bateze amatwi batureba, ni ukugira ngo mu bintu byose byaba ku muntu hatagira na kimwe cyabangura umuheto w'ubuzima, ahubwo ukomeze ubanze ukomeye. Icya mbere cyamubayeho ni akagambane, kandi agambanirwa n'inshuti ze, abavandimwe bavukana kwa se na nyina, bamugirira nabi. Mu bice 18 niko bivuga. Ndetse hari umurongo umwe ubabaje, yabashyira ibyo kurya bagemuriye, bageze imbere ngo bamugirire iby'urwango, bagambirira kumwica no kumugirira nabi. Bamaze kwakira amafunguro yabahaye, bagize imbaraga, aho kugira ngo bakoreshe za mbaraga ibyiza, ahubwo za mbaraga zibatera ubushobozi bwo gukora ikibi. Bacukura urwobo bamutamo, Imana imurokora mu bitangaza. Iyo tuvuga kurokoka jenoside yakorewe Abatutsi 94, ubutumwa bwa mbere natanga ku wayirokotse wenda ni igitangaza gikomeye cyabaye, kubaho mu gihe urupfu ariko rwari ruganje, ukaza kwisanga wowe uriho. Ibyo nta bundi buhangange burimo, nta bundi buhanga burimo. Uwarokotse wese navuga ngo Imana yandokoye, indokoreye umugambi udasanzwe. Kuva mu rwobo nk'urwo nta murengezi uhari, nta muntu n'umwe wo kukuvugira, hanyuma ukarokoka. Ubwo butumwa rwose agira ngo bubanze butambuke, wenda muraza kugenda mwongeramo ibindi nama. Ahavuye yagiye mu gihugu kitari ikiwabo, ubwo kakagambane karakomeje. Agambaniye nabi wabo, ariko agiye kwinjira mu kandi kagambane katari akabi wabo. Ubwo urumva kuburira iwanyu ukaburira n'ahandi, ni ikintu gikomeye cyane. Ariko umuheto we nturabanguka. Agezeyo yararushye, aruhira mu rugo rwitwa Potifari wari ukomeye. Ntabwo ushaka kubisoma, nzi ko abantu babisomye, ariko ngo Imana ibana nawe, imuha ukuboko kwiza. Bibiliya niko ivuga. Reka twifurize n'abantu ko Imana igira ukuboko kwiza iha umuntu, ukabona umwana n'imfubyi, ukabona umupfakazi, ukabona umunyantege nke, ariko ukajya ubona afite ukuboko kwiza. Ahantu ageze ukabona bimeze neza, nubwo adafite intege, adafite ibintu byinshi, ariko ukabona kwicara nawe biraryoshye, kumuha akazi bimeze neza, kumugaburira birakuryoheye. Hari abantu Imana isiga ubwiza, akantu kose ukabona ahantu ari bimeze neza. Ibyo rero bitangwa n'Imana, tuze kubisengera n'utabifite abibona. Imana imuhaye ukuboko kwiza, bituma icyo akoze cyose muri urwo rugo ngo bimera neza.
maze kumera neza havuka ikindi kintu utamenya mu by'ukuri. Umugore w'urwo rugo ngo aramubenguka, ubundi nta n'ubwo ibyo bintu bisanzwe, nabyo bimeze nk'aho ari akagambane ka Satani. Ubundi tumenyereye ko abana b'abakobwa aribo bakunda kugira bene ibi bibazo byo kubengukwa n'ababacumbikiye, n'ababakoresha, babafiteho ubushobozi n'ububasha. Aha rero byaricuritse. Noneho ngo umugore abenguka umwana w'umusore, kandi umugore ni umukecuru, afite umugabo we, undi nta gasore kari aho katanakomeye. Ubwiza bwa Yosefu mu by'ukuri nubwo yaba ari na mwiza, ntabwo bwari kugaragara ku buryo wambwira ko afite ibihe byiza, afite umubiri mwiza watuma birenga umuco, bikarenga imyaka, bikarenga ibintu byose, uyu mugore akamugirira nabi. Ariko agira ijambo ryiza yavuze muri Bibiliya hano. Umugore amaze kumugerageza inshuro zirenze imwe, atangiye no gushyiramo n'iby'ingufu, urumva noneho hajemo no gufata ku gato, ngo aramwiyambura, aravuga ngo ntabwo nakora icyaha ngo niteranye n'Imana. Aha ndagira ngo mbwira abateze amatwi batureba ko nta gisobanuro n'iki na kimwe cy'impamvu n'imwe wabona yo kwiteranya n'Imana, yo kugwa mu cyaha, yo gukora ikibi, ngo witwaze ubuzima wari urimo. Yosefu yakuvuguruza rwose, akakubwira atumva rero ibyo wibyitwaza, ari mfite ibisa n'ibyo yewe mbicamo. Yabiciyemo rero, yiyambura umwenda we, barawusigarana nk'ikimenyetso nyine kuko umugore yabonye akozwe n'isoni, ariko arahava aragenda atazi ibiri bukurikireho, ariko abizi neza ko ibikurikiraho biza kuba bibi. Ariko aravuga ngo aho kugira ngo ngire ibibi niteranye n'Imana, nzabona ikibi kivuye mu ngaruka z'icyaha nakoze kubera ko niteranyije n'Imana, nahitamo ikibi gikozwe n'abantu, Imana ikazandengera. Icyakurikiyeho ni ukumufunga, ni ukumurega icyaha atakoze. Mu by'ukuri hari abantu b'abahanga mu gukora ibyaha, nabyo wenda muze kubyandika tubiganireho. Hari abatekinisiye b'abanyabyaha bazi gukora icyaha, ariko bakagereka bakanongeraho kumenya uzahanirwa icyaha cyabo. Umuntu agakora icyaha yabipanze, akavuga ati kandi icyaha nkoze bagifungira imyaka 5, bagifungira imyaka 20, ko ngikoze ninde uzafungwa. Agakora ku buryo ari gukora icyaha hagafungwa wowe, kandi ugafungirwa icyaha utazi. Nishimiye uko nagiye mbona Imbabazi celebration ceremony, nanjye nagiye nitabira porogaramu ya ADEPR ndayizi n'ahandi, ukabona abantu barihana, barakora ibyaha, barihana ibyaha bakoze, abandi barafunzwe. Ariko buriya dufite abantu bakoze ibyaha bya jenoside, babikorana ubuhanga, babigereka kubaswa n'abandi b'abanyantege nke, barabifungirwa, abandi bifata batya imyaka irashize. Mudatekereza ko abantu bose buriya bagizwe ingaruka n'ibyaha bakoze. Hari ba Mukapotifari rero uyu mwuka ntabwo wavuyeho, barahari benshi nyine ntiwabamenya kubera ko n'abatekinisiye bakoze ku buryo ntabwo urubuze kubimenya. Barahari kandi n'ibyaha bya jenoside n'uyu munsi hari abantu ujya gusura muri gereza n'ahandi, waganira nawe neza kubwije ukuri bitari mu manza n'abacamanza, ukumva icyaha yafungiwe cyakoze undi, kandi uwagikoze yimereye neza. Rero niko byamugendekeye Yosefu. Ibyo byagomba kubangura umuheto we. Tugaruke kuri rya jambo Ise yavuze ngo umuheto wawe nturakabanguka. Hanyuma umugabo atashye asanga umugore arimo aririza, ko ari ukwiriza nyine n'amarira y'ingona, amarira y'abagome. Umwana baramufata baramufunga ajya muri gereza, ariko kwa kuboko kwiza kw'Imana kugumayo. Yabaye muri gereza imyaka runaka, igihe kiragera mu bitangaza by'Imana nabwo avayo. Naho niturubugeyo cyane, ariko gusa twibukiranye ko yagumanye n'Imana muri gereza, n'impano ye yo kwerekwa arayigumana, ari nacyo cyahereweho Imana imukurayo, aza kuba igisubizo kwa Potifari, kwa Farawo. Umunsi babazaga ngo ninde watukemurira ikibazo dufite, ndanga kubijyamo kugira ngo gatinda, ariko hambibutse ko igihugu cyaguye muri crise, kigwa muri kao. Umwami ngo ararota ibintu biteye ubwoba, kandi biri opposite, binyuranye n'ibisanzwe bimenyerewe. Ngo akabona inka 7 zinanutse, akabona na 7 zibyibushye, izinanutse zikabiri zibyibushye, zigakomeza zikananuka. Aberwa ibyo ari byo. Abaza abahanga bose babisobanura, birabananira. Bibananiye, Yosefu yaragiriye neza, babiri bafunganywe nawe, kane kubitindaho.
uwo rero nibwo yavuze ati ariko hari umuntu ugiye wasobanurira ibintu biraba nimuhamagara arabafasha. Bamukuyeyo bamutunganya nk'umuntu ugiye kubonana n'umwami, kwa kuboko kwiza kw'Imana. Buriya tuvuga gukira ibikomere ko bishoboka, hari uruhare rw'Imana ariko hari n'uruhare rwanjye nawe. Uruhare rw'Imana rurakomeye. Tubwire abantu kwizera Imana, tubibutse inzira y'agakiza. Biragoye gukira ibikomere utarava mu byaha, kuko ibyaha ni wene wawe ibikomere, ni nk'imbibi. Ibyaha n'ibikomere ni nk'umukenyero n'umwitero. Iyo wakomeretse gukora ibyaha birihuta, iyo wakuye mu byaha wowe wakomeretse deje. Ni ukuvuga rero kuko biri kumwe, dufasha abantu kuva mu byaha, tubaherekeze mu gukira ibikomere. Niyo procedure ishoboka, ariko bicuritse ntibikunda, byaba occasionnel, byaba akanya gatoya. Utwo twose ubwo muragenda wenda mwibaza niba twasobanutse neza, tuze kubireba niba twabisobanura kurushaho. Imana iramufashije rero, ibyaha arabyirinda, bituma agira ibikomere bigizwe mu ruhare n'abandi, ariko atari ibikomere bikomotse mu byaha byo muri kamere ye. Ngiye kuvuga icya nyuma cyagombaga kubangura umuheto we kandi gikomeye abantu badashobora gutekereza vuba. Kandi yihute mvuge ko amaze gutangaza uko ibintu byagenda no gusobanura izo nzozi zananiranye, Farawo yaravuze ngo ninde muri aba ngaba wabibasha uko tubwiye. Ko yahaye ikizamini gikomeye. Yarababwiye ngo muzagira imyaka 7 y'uburumbuke izakurikira n'imyaka 7 y'inzara. Ndabasaba ko mu gihe cy'uburumbuke murya bikeya mukabikira iminsi mibi izakurikiraho. Abanyagiputa rero bari abantu b'imyidagaduro n'imyirato, ntago bashoboraga kubaho basevinga. Ahubwo icyo umuntu wese yabaga yatahanye yarakiryaga akakirangiza. Agiye kubashyira mu discipline rero kurya duke bakabika byinshi. Ibyo kandi nabwo n'ubundi butumwa ku bantu turi muri iki gihugu kirimo kwiyubaka kandi twihuta, nibige no gusevinga. Uri uzi ko ushobora kubona umugisha w'uyu munsi utawitwaramo neza ukazabaho nabi, kandi Imana iri guhaye umugisha. Nyamara mu bimwe bivura ibikomere harimo no kubona ibyibanze umuntu atunze. Niba rero uyu munsi Life TV hari ikintu iguha ku kwezi, umenye yuko utazamara imyaka 20, ejo bazazana undi. Nibazana undi se utwo bagoye ko baratumaze, uzakora amavuta yo kwisiga, nuyabura rero uzakomereka. Gusevinga nabyo nindi teori, nindi ngingo yatuvura ibikomere. Kubaho mu byo ufite, kubaho muri bikeya utarimo kwaya, kugira ngo uzashobore kubona ikigutunga mu gihe kibi. Mbibutsa ko dufite inshingano zirenze izari zisanzwe, kubera ko niba twararokotse jenoside abandi bakarokoka ibitandukanye byayikurikiye, twisanze mu nshingano zikomeye zo gufasha abarenze abari basanzwe mu mateka. Ubwo rero biravuze ngo dukeya wakiriye ukwiye kudusaranganya abandi kandi ukadukoresha mu buryo bwuzuye. Niyo rero nyigisho Yosefu yigisha abanyagiputa ariko irabananira. Ibananiye rero umwami afata icyemezo, aravuga nta wabishobora muri mwe, nta wundi muntu twabona wuzuye umwuka w'Imana. Yarabivuze rwose. Nka Yosefu amubana muri gereza, dusiribagirana, ajya kuba umuyobozi mukuru muri Egiputa. Hanyuma rero kuyobora se byo ni iki? Dufite abantu benshi Imana yahaye umugisha. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, igihugu cyatanze byinshi bishoboka: amashuri, aho kuba, amahirwe, ibintu bitandukanye byinshi. Igihugu cyakoze akazi dukwiye gushimira Imana, tugashimira n'umukuru wacyo watugiye imbere, Paul Kagame, watanze amahirwe abandi bantu bayobora ibihugu batamenya uko bayatanga. Buriya ari mu nzira yo gukira no kuvura ibikomere. Hanyuma rero niyo mahirwe Yosefu yatanze, yigisha abantu ko bakwiye kwitwara. Hanyuma arasevinga rero. Imyaka 7 y'uburumbuke irashira, haza 7 y'inzara. Ikintu rero cyagombaga kubangura umuheto we ni iki? Ni ijambo ryitwa kubabarira cyangwa se imbabazi. Imbabazi zidafite condition umuntu ari buze kuba yujuje. Bibutse ko umunsi umwe yisanze ari imbere y'ikipe yaba abantu bamutaye mu rwobo. Abantu ushobora kubavugaho ibintu bibiri gusa kugira ngo wenda ntaza gutinda nkamara umwanya munini, mu minota nk'ine gusa ndaba ngashoje. Aba bantu bamaze kumuta mu rwobo, baragiye bafata ihene barayibaga, barangije bayishyira ise, bafata ikanzu ye bayindika mu maraso, ya kanzu bayishyira umusaza, bati umwana wishwe n'ibikoko
undi ayimanika ngo aravuga ngo nzajya mpora ndirira umwana wanjye. Ariko bisanze mu nzara kandi guhaha kuri mu Egiputa, kandi aho bari buhahire ni Yozefu uri bwemere ko bahaha. Bagomba gushaka ibyo kurya rero. Mu gihe rero bagiye gushaka ibyo kurya, Yozefu ngo ababonye arabamenya, ubu ntibamumenya. Iminota ya mbere umutima uramubwira ngo dore ba bantu bagutaye mu mwobo, noneho bahetse udufuka baje guhaha ibyo kurya kandi wowe bifite. Urabibaha cyangwa ntubibaha? Niba mwarasomye neza muzumva rimwe afata igikombe cya bamwe, ubundi afata umwe muri bo, ubundi yongera barekura. Biriya byose buriya gukira ibikomere n'urugendo ni nko kuzamuka muri esikariye. Yabaga arwana n'amarangamutima avuga ngo mbababarire, mbahane, mbagaburire, mbishyure ibyo bankoreye. Mu gihe atarafata icyemezo mu bitekerezo bye, agafata icyemezo kiri provisoire, akaba afasha umwe akamusigarana, ejo agafata igikombe kimwe kugira ngo ejo bazagaruke abatekereza icyo yakora. Bavandimwe baduteze amatwi batureba, utari yagera ku rwego runaka tumuha umwanya, ufite icyo yashoboye tubyishimire, utarashobora na gatoya tumutegereze, ejo nawe azashobora ibyo abandi bashoboye. Twigire ducira urubanza muri iyi nzira yo kubohora no kubohorana, ahubwo aho umuntu ari tumutegereze, Imana izamugenderera aveyo. Igihe cyarageze rero, ngo ngeze nko mu bice 53 nyuma hano, 49 nyuma hano cyangwa 48, afata icyemezo cya burundu. Noneho aravuga ngo uyu munsi ndaza kubirondorera. Kubirondorera ko aravuga ngo ngiye kubabwira amateka yanjye, mbabwire n'abo bari bo, ariko mbahe n'ubutumwa. Yababwiye ibintu bitatu. Icya mbere yaravuga ngo mwebwe umugambi wanyu wari mubi, ariko mu mugambi mubi Imana yawubyaje ibyiza. Ubu rero jyewe ni njye Yozefu, mwari mwaragiriye nabi, ariko mwebwe mwikwigirira nabi sinzabishyura nabi mwangiriye, ahubwo hari icyo mbasaba kimwe, nimusubire kwa data mubwire ko nkiriho. Niba wumva icyo bivuze, nimutekereze abantu bajyanye ubutumwa bw'ikanzu iriho amaraso ko umwana yapfuye, hanyuma bakaba bagiye no kongera kumubwira ko noneho akiriho. Ibyo rero byita accountability. Abantu nibitegure kuba accountable ku byo bavuze, ku byo bakoze. Ntabwo Imana yakwemera ko birangira bitabaye clear. Ntushobora gukira amateka atari clear, ibishoboka. Umuntu ufite ikintu cy'ikinyoma yakubise ahantu kugira ngo akire burundu, aragomba gusubira kuri yakanza akabwira Yozefu ko akabwira Yakobo ko hatapfuye Yozefu, hapfuye ihene, hanyuma ikanzu niyo yanduye, naho umuntu we Imana aramurokoye, ni umwami, ni umutware kwa Farawo. Niko kwatura, niko kwiyeza, niko kuvugisha ukuri, wakora terime zose washaka, niko gushyira mu mucyo. Hanyuma birabagora rero. Yabahaye ibiryo, abaha ibishyimbo, abaha ibigori, abaha ibintu byose, rwose bati n'amafeza muyasubirane, ntabwo nkeneye amafaranga yanyu. Mwebwe ndabasaba ikintu kimwe, nimugire mubwire data ko nkiriho. Amakuru ikanzu ntiyarayafite, ntiyarazi ibyo ari byo, ariko bagombaga kujya kubisobanura. Baragiye rero babura uko babigira, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ariko amahandi mahitamo bari bafite, bagomba kubimubwira. Babwiye umusaza rero bati uzehe umwana wawe Yozefu aracyariho. Yikubise hasi aravuga ati muri bantu kimwebwe, hashize imyaka ikanzu ngiriya mwambwiye ko inyamaswa yamuriye, naramuririye amaso yaratukuye, mwamuhonye hehe? Twamubonye kandi yabaye umutware kwa Farawo, ni rero baduhaye ibyo kurya. Yanze kubyemera ku munsi wa mbere, barongera basubirayo bati siko yabyanze biragenda biti. Mwabimubwiye ariko twabimubwiye, twanamusobanuriye iby'ikanzu. Ati iby'ikanzu se byo ni ibiki ko mutabimbwiye? Ati burya tumaze kugushyira mu mwobo, twafashe ya kanzu yo tuyinika mu maraso, tujya kumubeshya ko wariwe n'inyamaswa. Yifata mu gahanga ngo azamuka muri esikariye, ararira, amarira yose ashira mu mutwe. Arangije aragaruka arihanagura, arabagabura avuga ati noneho reka mbereke kugira ngo abyemere. Ajya kwa Farawo amutira cortege ya presidence, ibimenyetso bya cyami n'ubutwari. Ngo batwaye ifarashi, batwara ibimenyetso, batwara abantu, batwara abandi n'imizigo n'ibihetse. Yakobo agiye kubona ibintu byose byo kwa Farawo biraje bimwe bikomeye. Noneho ngo yemera ko umwana we Yozefu akiriho. Yemeye kurira indogobe, aza gusanga umwana we
barongera bahuza umuryango. Abo niho tugana rero. Twifuza ko abantu bongera guhurira nk'aho bigizwemo uruhare n'ab'Imana yahamagaye mbere gukira, kugira ngo Yakobo n'abahungu be 12 n'abagore be n'abagaragu be bahurira ahantu hamwe bongere gusangirira ku meza amwe. Bahita i Gosheni, niho yabajyanye, bakora ibirori by'umuryango, barishima baravuga ati noneho twibagirwa amateka, turebe ko twakora umurimo wo kuduteza imbere, kuko Imana yari imaze kubavura no kubakiza. Nk'uko rezima ndagira ngo bwire abantu bateze amatwi ko guhungabana no gukomereka ari ikimenyetso cy'uko umuntu ari muzima mbere na mbere, kuko n'Imana uzasanga muri Bibiliya hari aho ivuga ko ihungabana. Imana irahungabana, Imana irababara. Ibimenyetso by'ihungabana Imana irabigaragaza. Ntabwo ibimenyetso byinshi hano dufite umwanya birabashekeje. Ubwandu nka kimwe da. Uyo nka kimwe. Muri Yesaya igice cya mbere, iyo Imana ivuga ngo ndirabuye, ndihebye, umubabaro uramfashe, mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye. Urumva icyo bivuze? Ikimenyetso cya mbere cy'ihungabana ni icyo ngicyo, ni ukubabara, ni ukwiheba, ni ugushoberwa. Muri Ezekiyeli kavuga ngo wampa n'umuntu umwe nibura wahagarara mu cyuho nakiza igihugu. Ese amagambo y'Imana. Yesu ubwe nawe mbabwire ko yahungabanye cyangwa nabyo bibateye ubwoba. Yesu nawe yahuye n'ihungabana. Reka mbere bwa mbere wenda ataranafatwa ngo bamugirire nabi we ku giti cye, ahuye na bashiki ba Lazaro mu bice 11 cya Yohana mu nkuru ya Lazaro azuka. Bibiliya ntagatifu iravuga ngo amenye ko Lazaro yitabye Imana ngo asuka amarira. Ibyo ntabwo ari ihungabana. Umuntu wese niba mwarigeze kubibona umuntu wahuye n'ihungabana, ikimenyetso cya mbere ni amarira, ni ukushoberwa, ni ukubura uko agira. Hanyuma baje kumufata, baje kumukubita, baje kumugirira nabi, mwarabisomye, turi muri Pasika nigeze kubivuga. Izo nyigisho zizahaba tuzigisha. None se muratekereza yuko aho atahungabanye ni hehe? Ubwo yavuga ngo muze tujye gusenga, murebe ko nibura iki gikombe cyandenga, ntahungabana wumvamo. Hanyuma ariko umusaraba yavuze amagambo ageze kuri angahe? Abigisha benshi bavuga ngo ni amagambo 7. Ashobora kuba yanarenga, ariko wenda we recorded nayo ngahe. Ariko yavuze amagambo yose yerekana ibimenyetso byo kunanirwa, byo guhungabana. Eri ramasa bakitani, mana kubera icyo ndetse. Ayo ni ibimenyetso by'iki byo guhungabana. Niba Imana na Yesu ibimenyetso by'ihungabana byaragaragaye kuri ubwo butatu butagatifu, ndinde wo gucira umukecuru urubanza, umukobwa, umwana muto wahungabanijwe n'ibyamubaye? Nagira ngo turekurire abantu uburenganzira bwo kuririra amateka yabo no kubabazwa nayo, tutabageretseho inyigisho zitari zo, kuko abantu benshi baraza bakabagerekaho umutwaro. Nimubabarire nimutabarira ntimuzajya mu ijuru. Ntawe bivuze ibyo, ntawe byanditse, barababeshyera. Ahubwo icyo akeneye muvure, wimugerekaho umutwaro utaramutura n'uwo yikorejwe n'amateka. Bajyaga baririmba indirimbo zitari zo, ngo interahamwe ngo zarakijijwe, ndi impuzamugambi n'aya matsinda yose y'abicanyi, ngo barakijijwe none bagiye kubatanga mu ijuru. Ubu se turi mu itsiganwa, turatanguranwa se. Ntabwo rero iryo juru ryo gutanguranwa muryihorere. Uzakizwa akababarirwa akihana ibyaha, Imana izamujyane mu ijuru nta kibazo. Ariko wahungabanye ufite ibimenyetso by'ihungabana tumureke. Ubwihebe bufite impamvu, agahinda kagifite impamvu, kandi ntabwo ari ukora umunyantege nkeya, ni ikimenyetso cy'uko ari muzima. Ubu munsi wafata nk'akantu k'agashinge akakujomba mu kirenge, wabigenza ute? Wababara, wakwitera hejuru, wanarira. Ubwo rero niba ikintu amateka kujomba umutima ukitera hejuru, witegeka uwo muntu ko n'umujomba urushinge anaguma uko yakabaye. Nicyo kimenyetso. Ntagaragaze kubabara. Yagaragaza ko atababaye, ntabwo ari byo. Numva rero ari ikintu cyo navuga, mbifuriza mu ijambo risoza ngo umuheto wanyu ntukabanguke. Dusoza iyi nkuru, ubwo Yakobo yari ahagaze imbere y'abana be, arimo abaha umurage, bose bamuciye imbere. Abavugaho ibitandukanye, abavugaho ibyiza, abaha umurage. Ariko Yozefu ngo amugere imbere, aravuga ngo mwana wanjye Yozefu, ngo abarashi bakugiriye iby'urwango, kandi
bakurashe imyambi y'akarengane ariko umuheto wawe nturakabanguka ahubwo Imana yaguhinduye umutware yakugize nka ya ntwari ya Yakobo kandi intwari ya Yakobo buriya ni Imana nicyo yavugaga aravuga ati rero wowe uzagira umugisha bivugaho ibintu bitandukanye nabisomye ngo umuheto we nturakabanguka amaboko ye ameze n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ntwari ya Yakobo niyo yakomotsweho n'umushumba igitare cy'Abisirayeli niyo twifuriza abantu ngo ibyakurikirana byose umuheto wawe ntukabanguke nuba nabasoreje aho haba hari ikindi kibazo wenda mwumvishe mu byo nagiye mvuga turakomeza kubisangira Imana ibamugisha. Yego ni byinshi dufatanyije n'abakunzi bacu bagiye batwandikira batwereka yuko bari kumwe natwe ariko munyemerere tugaruke kuri iki kiganiro by'umwihariko n'ijambo ry'Imana pastor tugejejeho byinshi twagiye twumvamo reka mpere ku cyo nari natekereza kubaza ariko kandi n'umukunzi wacu umwe yari yakibajije ubwo turadusubirisha abantu babiri aho ibikomere by'umutima bihuriye n'ibikomere by'umubiri ibikuru bitandukanye umuntu abitandukaniriza yego mbanze uvuge ko umuntu arimo ibice bitatu byoroshye gutyo hari umubiri w'inyuma hakaba n'umuntu w'imbere umuntu w'imbere twashakamo aya marangamutima asanzwe ariko tugashakamo n'umuntu w'imbere w'ubugingo Imana ivugana nabo noneho gukomereka ku mubiri hari igikomere cyo ku mubiri gishobora kuba kigarukiye ku mubiri ukakivura kigakira kitageze ku mutima ariko ushobora gusanga umuntu afite igikomere ku mubiri icyo gikomere cyo ku mubiri cyaranageze no ku mutima ukaba uri buvure umubiri ariko ukanamenya igikomere cyasize iki ku mutima reka nguhe urugero uramutse uhuye n'intare mu ishyamba rya wenyine mu mwijima ukumvira kwegereye kandi iratontoma ntawe kugufasha uhari ikikuza mu bitekerezo ni iki uravuga uti ndapfuye intare irandira umva usezeye ubuzima harimo ubushobozi bw'Imana ya ntare aho kugira ngo igufate ijosi cyangwa igufate umubiri ikagufata akaboko nako ikagafata nabi ikagusigira igikomere ku mubiri ariko akaboko kakaba gahari hamwe bitangaza by'Imana ukabona ryashyamba rirokotse mu gitondo ukaza kwisanga ufite igikomere ku mubiri umuntu aramutse akuvuye kino gikomere kigakira ku mutima wawe haba hari iki ku mutima wawe haba hari ishimwe ry'uko utapfuye nibyo cyangwa se nibyo mumbwire niba nibeshye nibyo ariko harimo n'akandi kantu k'ihungabana harimo ihungabana wahungabanye ariko ikintu pourcentage nini kubera ko wahuye n'umwicanyi ari we w'intare niko kazikora ntago witeguraga n'ikindi ari cyo cyose uretse gupfa none ubwo habaye ibyoroheje bitari ugupfa urashima Imana nahamya ko umutima wawe udakomeretse ahubwo noneho reka mpindure story uramutse muri iryo shyamba uhuye na so wakubyaye wari umeze nabi wari umeze ushonje wayobewe inzira wayobye wapfuye wangiye uvuga uti cyangwa umuntu wankura aha ukumva ijwi ry'inshuti yawe cyangwa rya papa wawe waherukaga gukunda ntuzi ibindi byabaye naho nawe yagize umutima w'intare akaza ahubwo noneho nawe kukwasamira nk'ushaka kukwica hanyuma nawe akagukomeretsa cyokora nawe ukarokoka ntupfe wagize ngo ukomeretse ku mubiri kuruta ku mutima ukomeretse cyane ku mutima naho rongera ngo dutandukanye ibikomere by'umubiri n'ibikomere byo ku mutima umuntu ashobora kuba atakomeretse ku mubiri na gato afite igikomere ku mutima kubera ibyamubayeho kuko ku mutima inzira zijya ku mutima ni nyinshi cyambere hari ibyo ubona n'amaso ushobora kubona ibintu bibi ugakomereka ushobora kumva ibintu bibi ugakomereka kandi iyo wumva ntabwo ijambo ribi rikomeretsa ugutwi ngo tumenye yuko hari ijambo ribi ryinjiyemo rikamukomeretsa ahubwo ryagiye ari nk'andi magambo ariko rigeze ku mutima rirawukomeretsa ariko gukomereka ku mubiri ho biraboneka biragaragara icyo nafasha rero uwo muvandimwe umuntu ufite igikomere ku mubiri tumuvure scientifiquement abaganga badufashe ariko tunamubaze ngo ubundi harya wakomeretse gute
ubundi wacitse akaboko bigenze bite. Story ni izakubwira niba ku mutima we hameze gute. Ibyinshi rero biri ku mubiri ntabwo byagera ku mutima ngo byose ariko biteye, ariko hari n'ibiri ku mutima bitageze ku mubiri, nuko nabitandukanye. Yego pastor, twumvise ibigendanye no gukomereka no guhungabana mu buryo burambuye, ariko turi kwibaza nk'umuntu w'umukristo, abantu baba bizera, ni uruhe ruhare rw'amasengesho muri uku gukomereka cyangwa guhungabana? Ese amasengesho y'uburyo butandukanye abasha komora umutima? Reka mbanze mbyemeze ko ari byo. Gusenga kuromora ni igice kimwe cyangwa se ni ingingo muri nyinshi zigize uburyo bwo gukira, ariko noneho abantu bakubaka kuba ari amasengesho ari strategique ateguwe nyine mu buryo bwafasha umuntu gukira, kugira ngo ataza kuba amasengesho yo gukomeretsa, kuko nayo ashobora kubaho. Ariko ubundi mu bijyanye no gukomereka k'umutima, ikintu cya mbere ubundi souffrance ya mbere umuntu agira mu bikomere ni ukumva ari wenyine. Hanyuma iyo ugize rero itsinda ry'abantu musengana ubwabyo, ubwo uteye intambwe nini yo kuba hari undi muntu muri kumwe nibura. Ubwo rero uvuze amasengesho, iyo abantu batatu bicaranye bataranasenga, kuba bari kumwe byonyine, umuti waje, icyo nise gufatanya. None tunongeraho gusenga. Ubundi gusenga, ihame rya mbere ry'abantu bicaranye bagiye gusenga bagomba kubanza kubahiriza ni uguhuza umutima. Niba rero ku mutima hakomeretse, nawe hakaba hakomeretse, nawe hakaba hakomeretse, tugiye gusengana, kandi biradusaba guhuza umutima. Uguhuza umutima urumva icyo bivuze? Bya bikomere byanjye n'ibyawe tuzahuze mu mutima, tube twumvikana. Ndagomba kubanza kumenya uko ku mutima wawe hameze rero. Uko namenye hameze rero, ubwo watangiye gukira. Nanjye ningukingura nkagura uko umutima wanjye hameze, ubwo gukira kwatangiye. Noneho ningusengera nkakwifuriza ko akuboko kwiza, uratangira wumva gukira. Uko niko niyo masengesho avura. Ariko mwitonde, ntabwo ariko yose aba ateguye muri ubwo buryo. Harya tubona rimwe na rimwe abenshi bashobora no kwiyangirikira bo mu bundi buryo mu gihe atahawe nyine iyo nzira yo gukira. Ariko kuriya kumenya ko uko umutima wa Dudu uhagaze cyangwa wa mugenzi wawe runaka uhagaze, birasaba kuvuga. Yego cyane. Ni ibiganiro bibaho, ni ukwatura, twabyita ngo Yesaya 50 ku murongo ngira ngo wa 2 aravuga ngo Imana impaye ururimi rw'abigishijwe, impaye n'ugutwi kw'abigishijwe, kugira ngo nkomereshe ubabaye amagambo. Ku mutima umuntu agera yate? Nta wundi muhanda ugera ku mutima w'umuntu, ni ururimi n'ugutwi. Muranyumvise? Ni ukuvuga no kumva. Hanyuma noneho uvuga n'uwumva biraza kungendekera bite ku buryo buze kubwira mushiki wacu biri ku mutima wawe. Uzi hari ibintu byinshi mbanza kureba, hari interpretation nyinshi mbanza kureba, hari umwifato wawe kugira ngo ntinyuke. Ariko harimo na factor y'igihe. Ntabwo no muri kano kanya tumaranye ubu nakubwira ibirenze no kuvuga hano, nawe ushobora kugiye kubimbwira. Ariko twongeye indi shuro, tukongera indi, wagenda ureba niba umutima wawe nkuhaye agaciro ku rwego wambwira ikikuri ku mutima. Bisaba umwanya rero. Ariko nta yindi teori, ni ukuvuga no kumva, ariko mu buryo bw'Imana kandi by'ubwenge. Kuko ushobora kuvuga ikintu uko umuntu acyakiriye bigatuma nta kindi wongera kuvuga. Ushobora kuvuga ikintu uko cyakiriwe bigatuma n'icyari gisigaye ugiye kukivuga. Ni ukumenya rero kuvuga no kumva, ariko mu buryo bw'abigishijwe n'Imana. Pastor, ugeze kubikomozaho, hari amateka dusangiye nk'Abanyarwanda, aho tugiye no kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari igihe usanga hari igihe umwana muto w'umujene wavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi afite nawe ibyo bikomeye. Ibyo bituruka hehe mu by'ukuri atarabaye icyo gihe yaravutse mu 2020, 2025, bituruka he ku buryo umuntu utarabaye mu bikomeye wenda na Jenoside yakorewe Abatutsi no mu bundi buzima? Ese ibikomeye birahererekanwa mu miryango, bigenda bite? Urakoze cyane. Kubyara nicyo gisobanura umuntu yaheraho. Umuntu abyara umuntu mu buryo buri biologique, kandi umuntu akamubyara mu marangamutima, akanamubyara no mu mwuka. Buriya ni uruhare runini umuryango wanjye cyangwa njyewe na madamu dufite mu mibereho
mibi cyangwa myiza y'abana twabyaye. Ubwo ndagira ngo mbwire ko na mbere y'uko duhererekanya n'ibikomere hari n'ibindi twahererekanije nabyo ntibibuza gusigara. Ntibisigara kuko umwana wanjye namuhaye uwo ndiwe, yavukiye iwanjye asanga dusenga, ururimi rwarazamukira muri ayo masengesho muhaye uruhererekane rwo gusenga. Nazi iwanjye agasanga dukunda kurya imbuto runaka, azatangirira kuri izo nizo azakunda. Rero numve nkubwire guhererekanya icyo bivuze. Hanyuma noneho tujye mu marangamutima rero, nasanga ndi mu marira agasanga ndi mu gahinda kadashira, rwa ruhererekane ndarumuha. Nasanga ndi umuntu ukize mu mutima, kwagukira ndakumuha. Nashaka kwemeza ko aba bajene bavutse nyuma ya jenoside cyangwa namo hagati mu myaka yakurikiyeho bafite ibikomere byo ku rwego rwa kabiri, ni ukuvuga bihererekanijwe kandi biroroshye kubyumva. Niba se wararokoze jenoside utagira mama utagira papa ukaba uri imfura, nubyara abana bazi igisobanuro cya sogokuru na nyogokuru kandi barakubaza, kandi noneho bikomerera bo ntibabyibereyemo ngo bibaze ukuri kwabyo. Ibisobanuro kandi ubaha nawe ntubifite bihagije. Igikomere cya mbere rero bafite, babaho mu buryo bwa confusion, baba muri confusion iteye ubwoba kubera ko ntiwatanga ibisobanuro by'aya mateka tuvuyemo ngo umuntu abyumve, kuko nawe ntubyumva, n'abashakashatsi ntibabyumva. Hari umuntu umwe wavuze ngo hari ikintu kitazashobora kubona uko cyandikwa, avuga cyane cyane ku mwihariko wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Yavuze ko jenoside zagiye ziba n'ahandi mu binyejana bitandukanye, mu makominote atandukanye, ariko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ikagira umwihariko. Yavuze ibintu nka 4 by'ingenzi. Icya mbere yavuze ngo iyi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ni umunyarwanda. Yavuze isano, isano riri hagati y'uwicwa n'umwica. Bari begeranye ku rwego bigoye gusobanura. Ni umuturanyi, ni umuvandimwe, ni umubyeyi wo muri batisimu, ni umukozi n'umukoresha, ni umuntu bavuga ururimi rumwe, bitandukanye n'abayahudi, bitandukanye n'abanazi, kuko ntibaziranye, ni abantu badafite umuco. Icyo ni kimwerekana ku gitinda. Cya kabiri ni uburyo umubabaro abantu bapfuye bajyanye. Jenoside zagiye ziba habaga harimo ibintu bisa naho harimo seanse, ibigaze abantu igihumbi bagapfa, ni bibi ntabwo ari byiza. Ariko jenoside yakorewe mu Rwanda yemeze nkaho ari artisanal, ni uguhonda, ni ibitwaro biri manuel, ibiti, ibicumu, ibibuye, ibintu nk'ibyo. Ibi bintu rero ntabwo ari ibintu wasobanurira umuntu wavutse nyuma ngo umbwire ngo arabyumvishe ngo abaye batekanye ngo arabyumvishe neza. Nawe ntubyumva, n'abashakashatsi ntabwo babyumva. Ikindi ni umubare w'abantu bapfuye ugereranyije n'igihe ibintu byamaze. Babibaraga mu masegonda bakabara mu minota, bakavuga ngo mu munota umwe hapfuga abantu 4 cyangwa abantu 20 mu minota 5 cyangwa se miliyoni y'abantu mu minsi 90. Buriya jenoside yakorewe abayahudi yamaze imyaka hafi 6. Habagaho n'igihe cya pause abantu bakasa naho wagira ngo birarangiye, barabyibagiwe. Ariko mu Rwanda byaje nk'imvura y'amahindu, bitana ubuzima bw'abantu ku rugero rungana kuriya. N'ibindi kugira ngo gutinda. Ndashaka kubwira gusa ko ibikomere birahererekanwa nk'uko wavuze, ariko nubwo bihererekanwa no gukira kurahererekanwa, kugira ngo utaza kwibaza ngo aba bana barakomeretse ubudakira. Oya, umwana uramuvura, umutwara ku myaka ye kugeza igihe akiriye, kuko ubundi abakeneye ibintu bibiri: mu bukuri kw'amateka, ariko muhe n'igisobanuro cy'uko ari bwitware muri ayo mateka. Kuko genda mufite umwana w'imyaka 22, nubwo ko yavutse muri 2004. Hanyuma rero twaratangiranye turagendana, akiri muto yumvaga amakuru n'amateka kuri za televiziyo n'ahandi mu cyunamo. Hanyuma akavuga ati giye yonza kuba mpari no kubatera imigeri bari abantu bose. Ubu narababaye ko yibwiraga ko hari igisubizo. Ariko twigira imbere akakubaza, harya ba bandi bakoze bahitanye umuryango w'iwanyu ubu bari ntibarahari?
byagenze bite se bamwe barahanwe abandi byarayoberanye birangira bityo ubu se mwahura mwasuhuzanya turi mu gihugu cy'ubwiyunge ariko kandi Imana yarongeye duha ibyo twabuze wowe yaduhaye nawe urimo wowe twatakaje ntibazaza ariko Imana yaduhaye isezerano ko hazavuka abandi noneho twe turi igisubizo cyabo ngabo bagiye mwebwe rero mwaje muri igisubizo cy'abandi bana banganaga namwe twavukanaga batashoboye kubaho ubu namwe kandi muzakura none se twebwe ko tudafite ba nyogokuru na ba sogokuru na ba anti n'abandi biraza kugenda bite nabwira ariko ntago abantu bose bashize uriya nawe warokotse niyo nabwira nawe ntabwo ari ngombwa ko tuba dufitanye isano iri mu maraso buriya tumaze kurokoka hari ba anti bandi basigaye tugomba kumenyana ubwo rero kwa gusenga kujemo itorerizemo uruhare rero buriya abantu batagera aho basengera bafite ibibazo bikomeye ariko buriya biroroshye ko abakristo baza bakabera abandi bakristo umuryango kugira ngo bibe igisubizo cy'ibibazo byose abana bibaza ushobora kuba tante w'abana banjye nanjye nkaba anko w'abana bawe kandi rwose tukabyubaka bikaba ukuri ku buzima murakoze dufite ibibazo byinshi bitandukanye turi kugenda twibaza ahangaha reka ngaruke ku muntu wakoze icyaha ku muntu wakoze icyaha umuntu wagira ibikomere ushobora kugira ibikomere atewe n'icyaha yakoze kandi iyo gikoze agishaka gikunze cyangwa se afite n'ubundi buryo yabikozemo murakoze cyane nigeze kubivuga ibyaha n'ibikomere ni nk'umukenyero n'umwitero umunyabyaha yarakomeretse ndetse n'uwakoreye icyaha yarakomeretse icyo kora bakeneye imiti itandukanye aho batandukaniye ni mu rugendo rwo gukira gusa ariko undi ni inkomere ebyiri umunyabyaha yarakomeretse cyangwa urugero urahita urwumva mu buryo bworoshye uratekereza umuntu mukuru wisanze mu byaha ibi bikomeye biragoye no kubivuga mu mazina hari igihe wumva biteye ubwoba kwica abana kwica abagore ukisanga muri ibyo kubera ko baguhaye inyigisho kundi buriya icya mbere kugira ngo umuntu abashe kwica umuntu hari urugendo rwo mu bitekerezo abanza gukora we ubwe akabanza agasohoka mu bumuntu akaba ikindi kintu n'uwo agiye kwica nawe amwambika irindi zina n'undi mwambaro kugira ngo ashobore kugira ubushobozi bwo kumwica nuko ari bumwita umwanzi akamwita inzoka akamwita ibindi bintu kuko ndi umuntu nawe uri umuntu kwica ariko ashoboka ndabanza ngapfa nkasohoka mu muntu naramara gupfa nawe nkakwica mu bitekerezo imbaraga noneho zo kubikora zikaza igikomere kizira heherera nuko byarangiye agira ngo nta kindi kizakurikiraho noneho akabona ubuzima buragarutse akabona arasabwa kuba umuntu kandi yarigeze kwiyambura umuntu akabona na wa muntu yishe bari 100 ariko barasigaye bari 20 ariko 3 barahari yishe umugabo n'umugore ariko abana babo ntabwo yabamaze bose hari abasigaye uyu muntu yabareba aravuga ati iyo nza kuba narapfuye ahubwo simvuke kuko bimuteye isoni n'ipfunwe ritarabaho igikomere cya mbere cy'icyaha rero ni ukurwara isoni ni ukurwara ipfunwe ni urubanza wabireka wabirenga hejuru ariko umutima wo uradiha urakomeretse aho uri bumbaza uti se umuntu arakira sitori imwe nibutse hari umuntu umwe twahuguye mu byo twagiye dukora muri urugero rw'isanamitima aratubwira ati niba hari ikintu giteye isoni no kwica umuntu ntapfe icyari cyarabaye nuko yafashe umuntu benshi yarabishe ariko wanyuma aheruka yibuka amujugunya hejuru yabo yishe watamurangije imvura iragwa wa wundi arahembuka ariko ahembuka yakomeretse yarangiye ariko aza kubaho urabizi ko abantu babaye mu bitangaza ubu nawe baje kumufata baramufunga igihe cya gashasha kigeze araza ariko azazi ko na wa wundi yapfuye kandi bari inshuti bajyaga basengana bajyana mu isabato bajyana mu bikorwa by'Imana igihe kigeze rero amukubise amaso nyiri kumwica we yikubita hasi kunzi ko yapfuye umuntu ahuye ariko n'uwo bataye mu cyobo nawe umukubise amaso nawe agukura undi ruhande kuko nawe ribaza ubu noneho arandangiza ubwo duhuye abo bantu bombi rero hari uwakomeretse hari uwakomerekejwe bose barakomeretse bakeneye umuti cyo kuri inzira yo kubakiza ishobora gutandukana ariko byanze bikunze ni inkomere ebyiri yego umwarimu bikomojeho
twavuga ku ntambwe zo gukira noneho kuri ibikomere twabibonye tuyize gukomoza ku gusenga ibindi umuntu yakora kugira ngo agane ku gukira n'ibihe. icya mbere intambwe ya mbere ni ukubyizera utaragira igikorwa. kwizera kwizera ni ikintu gikomeye kandi kwizera kuzanwa no kumva. yego ayo magambo turimo kuvuga n'abandi bazavuga nk'ayandi. umuntu udukurikiye wumva ameze nabi ari ahantu habi avuga ko gukira bidashoboka n'aya magambo tuvuga akumva ntayumva uri ku rwego rwa nyuma rwo kubabara no kumva ameze nabi, reka mbanze musabe yizere ko gukira bishoboka. icya kabiri nyuma yo kwizera ni ugutinyuka amateka yawe ukayashyira hanze, yego kuyavuga kuyaganira nubwo bihenda, kuko bisaba iki? Ndabwira ndi ninde unyumva, yego ninde wantega amatwi, ninde wakwita ku byanjye. yego ariko nubyizera ukanitegura kubikora, turagusabira Imana izagutegurire platform ahantu heza Yego. ho kuganirira. kandi ariko nawe wanahashaka, kuko ntago waba uri mu gihugu gifite miliyoni 10 z'abantu ngo mbwire ko waburamo umuntu inshuti yawe. nyura mu masengesho niho duhereye hambere mu itorero cyangwa muri kiliziya bijyanye nawe imyizere yawe iri. yego ushakemo abantu b'inshuti bavuga uti muzaze kunsura mbabwire. uzi ko rero ntajya mvuga ntaravuga, nuterura kubivuga uzamenya urugero bikugejejeho n'ejo upfa kuba wabitangiye nk'umuganda. yego icya mbere ni icyerekane kwirondogoramo cyane mwanya se munini mu kubyizera, mu gushaka iyo platform yo kubiganira. icya gatatu ariko ni ukumva abandi. hari igihe hari porogaramu zimwe zitwa mvura muvure, yego buriya zubakiye kuri teori uvuga ngo tuganire. yego hari igihe muganirira ntacyo muhaye, nta mazi yo kunywa, nta kintu gihari, ariko nakubwira nawe wambwira mu byo umbwiye ugakura mu muti. uzi umuti wawe urakunda kubamo. hari igihe nicangiye nyine nkagira ngo ni njyewe njyenyine wahuye n'ibiremereye, uko nkomeza gutega amatwi abandi bantu nkajya numva hari abandi baremerewe kumbe wa mwana w'umukobwa uvuga kuri televiziyo usa neza wakarabye nawe agira ikibazo. nari nzi ko abantu bose baguwe neza ari njye munyabyago. wasanga hari abandi muhuje uvuga uti mbega ubwire reka mve mu cyumba mve mu mwijima, ndabona ari rusange. kuvuga no kuganira n'abandi niko kumva. icya kane bigenda byiyubakaho ni ugukora. yego gukora gutinyuka. buriya igitera gukomereka cyihuta ni ukuri by'ibanze, ariko hari amahirwe Imana itanga atandukanye. iyo rero wakomeretse uri ku rwego rwa mbere nta kirakuvura, hari n'igihe n'umuntu akuzanira amazi no kuyanywa bikakunanira, kuyapfundura no kuyasohora bikakunanira. ariko ugenda ndifuza ko umuntu ahubwo ava kuri urwo rwego rwo kunanirwa kuyafungura ahubwo akajya kuyashaka akanayizanira akayaha n'undi. iyo wagiye mu mashyirahamwe ukajya mu bibina ukajya mu bantu ugahaguruka ugakora, bino bintu birakuvura, kubera ko turwara kubura abantu tugakizwa no kubura abantu. kandi abantu bari mu kazi, bari mu mikorere, bari mu mikoranire, bari mu rugendo. so wavuga izo ngizo ntizihagije. yego urashaka niya gatanu tuzabanza tugenda izo ngizo twifashishe izo ngizo. reka dusubize uyu muntu ngo ese pasita kubabarira uwagukoreye nabi bivuze ko wibagirwa ibyo yakoze mugakomeza mukabana ukongera ukamukingurira amarembo nk'uko byahoze? uwo muntu avuze ikintu gikomeye. kubabarira ni ingingo nini abantu banazareba n'undi wenda yazayiganira kurushaho, ariko reka mubwire mu buryo bugufi ko kubabarira birimo ibice bitatu. icya mbere hari ukubabarira umuntu binoroshye, mbere ku cyoroshye wihanira ukaza gusaba imbabazi. tureke n'ibyaha bya jenoside n'ibi byose bisanzwe. umuntu aguhemukiye akakwibira ikintu akakugirira nabi, ati rwose mbabarira naguhemukiye, kumubabarira birihuta. uko byihuta mu byoroshye byanze bikunze wenda ku byaha biremereye nk'ibirimo urupfu, birimo jenoside, byakuvuna birumvikana, ariko nibura biri mu murongo mwiza. ubwo ni uburyo bumwe. uku kubabarira ariko ko kuranoroha kubera ko kubyara imibanire
yego usabye imbabazi nkaziguhatura abana kuko wazisabye. Ariko hari ukubabarira ku rwego rwa kabiri, hari ukubabarira ko kwibabarira, kwigirira impuhwe wowe. Iyo umuntu yagukomerekeje akaguhemukira akakugirira nabi, akaba anafite umugambi wo gukomeza, kuko ntabwo abakoze ibyaha bazaza kwihana. Utekereza ko hari umunsi umwe uzakingura umuryango ukabona abakugiriye nabi batonze umurongo baje gusaba imbabazi? Icyo cyaba ari igitangaza ntaraba. Ahubwo abantu bakora ibyaha, uwabaha umwanya bakongeraho n'ibindi bakanicuza bati kuki tutaheraheje ngo tugire uyu rero nawe arababarirwa. Ariko kubabarira uyu muntu byo ntago bizabyara imibanire. Twe gutegeka abantu ibitakore. Na Bibiliya iravuga ngo niba bishoboka mu rwanyu uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Yateganya ko aho bidashoboka. Umunyabyaha utihanye rero turamubabarira, ariko dore ko uzabigenza uwo muntu watwandikiye, reka mubwire ngo nagenda ajye mu cyumba cyo mu nzu ye, arambura ikirago, asenga Imana, akora urutonde rw'abo bantu bamuhemukiye bataje kumusaba imbabazi. Aba babarira bivuga n'akanwa kabibwira Imana. Za mbabazi zizazamuka zijye ku Mana, zibike. Bano bantu umunsi bazihana bazajya ku Mana bazikureyo, azayimenya bazaza kubimubwira. Ariko nibatanahura n'Imana nta rubanza Imana izabimufiteho, abantu bazagenda uko bakabaye ko nta rubanza afite, Imana izazibika nizi ikizazikoza. Hanyuma ariko kuri we ikizabaho n'iki? Azabohoka. Kubera ko iyo utabikoze gutyo urarwara. Ujya kurya ukabona muri kumwe, wajya kuryama ukabona barakuzira mu bitotsi, bakakubuza amahoro, bakabuza umutekano. Ariko iyo wakoze uwo muhango wo kubabarira badahari, batagusabye imbabazi, barahunze, baragiye cyangwa barapfuye, n'abapfuye, urabohoka mu mutima wawe ukabarirwa nabi. Ubwa gatatu ni umurimo w'itorero wo guhagarara mu cyuho no kubabarira, kwikorera icyaha cy'abatarakihanye kugira ngo tuvumure igihugu. Wenda reka twe kubijyamo cyane, ariko kubabarira birashoboka nubwo bikomeye. Turimo kugana ku musozi, ariko n'uyu ntabwo twamwirengagiza. Tubwiye ko we n'umufasha we bakomeretse, ariko agakora urugendo rwo gukira, ariko umufasha we aracyakomeretse. Ngo yamufasha gute ko hari igihe bigera ukabona biranze neza, akaba atari gutera imbere bitewe n'uko agikomeretse? Akoze cyane. Ubwo we yateye urugendo, yateye intambwe yo gukira, ni byiza no guherekeza mugenzi we kugira ngo bose bafashanye. Naho natamufasha gukira, hari igihe nawe gukira kwe kuzanyeganyega. Inama namugira rero ni imwe, ubwo wenda byasaba kumenya iyo kesi ubwayo. Ariko icya mbere, ubwo we yakize, natera intambwe yo gushaka undi muntu umwe wamufasha gufasha umufasha we. Bishobora we kutamukundira abantu babana, umufasha we amufata nk'umutware we, n'igihe byamubwira yabyubaha nk'ubaha umutware we, ariko atashoboye kurekura amarangamutima ye yose. Nashake umushumba, umupasitori, undi muntu uwo ari we wese bamwegereye mu nzira yo gusenga, ndakeka ko ariho byabafasha. Hanyuma uyu mudamu wamuherekeze, ariko bafite undi muntu ushobora kuza kumufasha, wazaba ari umwunganizi w'uwo mufasha wundi. Pastor, abantu bose bafite ubwo bushobozi? Ntabwo ari bose. Nanjye navuze ngo natoranye. Ntatoranye nabi, ahubwo kuko ushobora gutoranya nabi bakagukomeretsa. Reka dusubikire ahangaha, ariko hari icyo ugeze gukomozaho kijyanye na Pasika. Pasika urayihuza gute n'ibihe tugiye kwinjiramo? Hanyuma turaza no gusoza dufatanya, wongera kuduha n'ubundi butumwa, by'umwihariko kandi uraza no kudusengera. Icyo nababwira abakristo ni uko Umwami Yesu yikoreye ibyaha byacu ku ruhande rumwe, yikorera imibabaro yacu ku ruhande rwa kabiri. Umusaraba ni igiti gitambitse, ku ruhande rw'iburyo hari ibyaha byacu. Kandi uko twakize ibyaha ni ukubyatura no kubimubwira akatubabarira, tugatura imitwaro, tukagenda twemye nk'uko turirimba. Uko twabigenje ngo dukire ibi byaha, reka tubigenzeho kugira ngo dukire imibabaro yacu. Rwose umukirano utarakoze icyaha muri iyi minsi ya Pasika, ni umwanya mwiza wo kujya munsi y'umusaraba, ukabwira Imana ngo umvure agahinda, umvure amarira, umvure kwiheba, umvure kubabara, hanyuma unture umutwaro, umwe gusinzira. Ubwo nawe amuhaye Pasika nziza. Nawe nabihuriza mu magambo magufiya. Yego, hanyuma uraza no kudusengera. Turimo gusoza. Akoze. Dusoza ngira ngo mbwire abapasiteri, abashumba, abakozi b'Imana batandukanye ko ari umwanya mwiza wo kwita ku bakristo mu gihe cya Pasika, ariko kandi akaba umwanya mwiza wo kubaherekeza mu nzira yo gukira ibikomere
byaba ibyatewe na jenoside ubwayo yakorewe abatutsi 94, hanyuma ariko n'ibindi byose bigenda bihura nabyo mu buzima, kubera ko n'ubundi ubuzima buracyakomeza. Twiringiye Imana ko izakomeza kudufasha. Kadusenga. Akoze Imana, tugushimiye uyu mwanya waduhaye kugira ngo tuganire n'abari bateze amatwi kandi batureba muri izi nzira z'itangazabutumwa ari Life TV ndetse na radio. Mwami Imana, buri muntu wese wateze amatwi musabye umugisha. Ibyo twavuze ntabwo byose byasobanuka, nta n'uwashobora kubisobanura, ariko uherekeza ubugingo n'umutima wa buri wese kugira ngo abashe gusobanukirwa bikwiriye. Kandi Mwami uzakomeza guha umugisha igihugu cyacu, uzakomeza guha umugisha itorero, uzakomeza guha umugisha abakristo n'abakristo, uzagirire neza akarere turimo dutuyemo. Turazirikana n'indi miryango ndetse Mwami n'izindi community ziri mu ntambara hirya hino mu karere turimo no hirya yaho, aho hose ikiganza cy'Imana turagutumbaye kugira ngo Mwami ari wohoshe intambara, zaba izo mu burasirazuba bwa Kongo, zaba izo mu burasirazuba bwo hagati ya za Iran na Iraq n'ahandi. Aho twumva intambara hose Mwami ucikisha iminwe y'imbunda, aho uzamure ijwi ry'ubugingo n'ijwi ry'ibyiringiro kugira ngo umuryango w'Imana uba utuje utekanye. Ukomeze kutuvura bikomere. Tugiye kwinjira mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 94 mu Rwanda. Turagusaba Mwami ngo uzakomeze gufasha abantu bose, ari abayirokotse n'abayikoze kuko nabo barahari, abafungiye mu magereza hirya hino, Imana b'imfubyi, abapfakazi, buri rwego rwose Mwami bakeneye Imana, kuko twese nta n'umwe wagira icyo yigezaho adashorewe nawe. Ukomeze kuduha umugisha rero, amahoro y'Imana akomeze kubana natwe, icyubahiro gikomeze kuba icyabo, mu izina rya Kristo Umwami wacu. Amen. Pastor, twemere tugushimire, wakoze kubana natwe. Ya Alpha, wakoze kubana natwe. Turashimira na Bosco ndetse na bagenzi bacu twabanye muri kano kanya, kubanga bw'ibyuma mwakoze cyane. Hanyuma Morning Bread ni ku munsi w'ejo.